ababyeyi ndabatera inkunga yo kureba iki kiganiro mpaka kirangiye. Icyo tutari tuzi ni uko igabanya umuvuduko w'amaraso. Uzakore ku mutima w'umwana urwaye infection uzabyumva agatima ke kaba gatera cyane bikabije. Beterave rero bigabanya. Nubona urwaye malaria ujye ukora kano gakoma. Ubwira umwana ko ugiye kumuha igikoma cya shokora. Utumva ari shokora yahatara ariko nyine agakoma keza kongera amaraso mu buryo bwihuse cyane. Disi karanaryoshye. Hello everyone, mumeze mute? Ni karibu cyane mu gikoni cya Chef Janine muri Kitchen Care. None se mwebwe mumeze neza? Ngiye meze neza cyane, ariko disi twarwaye. Umwana ararwaye, arwaye infection mu maraso. Murabizi ko abana bakunda kurwara ibyo bintu, niyo mpamvu hari imiti njya nkoresha. Ntabwo nayita imiti, ariko nimfasha miti. Niko nayita kuko birafasha cyane. Umwana iyo yarwaye infection cyangwa se izindi ndwara zituma atabasha kurya neza, amaraso aragabanuka. None infection umwihariko wayo nuko igira umuriro mwinshi cyane, kandi umuriro mwinshi cyane ugabanya amaraso, murabizi. None twese twabyimbye, mana yanjye. Ni ikimenyetso cy'uko amaraso yagabanutse cyane. Ababyeyi ndabatera inkunga yo kureba iki kiganiro mpaka kirangiye, mukareba ibi bintu kuko birafasha cyane. Byongera amaraso mu buryo bwihuse, byongera energy, imbaraga, byongera proteine. Bese ni igikoma gisanzwe cy'uburo, ariko kiramo ibindi bintu bitandukanye. Urugero nka cocoa powder. Ntago ari shokora, ariko ihumura nka shokora. Umwana yumva igikoma kiri guhumura nka shokora bigatuma kinywa. Hanyuma akandi kamaro kacyo k'iyi cocoa, sinzi niba muri kubibona, iragaragara. Niba mubibona hano ngaha kambibasomere. Harimo energy, proteine, hakabamo ibinure byiza, fati nyine nziza nkeya, habamo fibre iri hejuru, hakabamo sodium. Ibyo bintu byose arabikeneye kubera ko afite ikibazo, ararwaye, ari kunywa antibiotique. Ni byiza rero kumuha ibi bintu birimo proteine na fibre na energy kugira ngo yongere kugarura imbaraga. Kandi murabizi ko shokora noneho by'umwihariko igira ikintu kigarura, igira ndabivuga gutera ko numva binyebeye, ituma umuntu yongera kwishima muri we, akagarura akanyamuneza, akishima. Noneho beetroot rero cyangwa se beterave. Iyi ni beterave irabye, imwe nini. Niba udafite nini wakoresha tubiri dutoya cyangwa dutatu dutoya. Beterave irafasha cyane. Ifasha gute rero? Mu bijyanye n'amaraso, yongera amaraso cyane. Ibyo ni ibintu tuzi cyane abanyarwanda, dukunda kuyikoresha ku bijyanye n'amaraso. Icyo tutari tuzi ni uko igabanya umuvuduko w'amaraso. Uzakore ku mutima w'umwana urwaye infection uzabyumva agatima ke kaba gatera cyane bikabije. Beterave rero bigabanya, kandi ikanagura imitsi kugira ngo amaraso anyuremo neza, irayayungurura. Mbese beterave ni ingenzi cyane ku bijyanye n'abantu barwaye, bagabanyije amaraso yabo bagabanutse, cyangwa se umuntu ukunda kugira hypertension. Uburo ntabwo navuga ngo burangize. Ubu ni uburo gusa butavangiye. Uzakoresha uburo butavangiye mu gikoma, cyongera amaraso, cyongera intungamubiri ku mwana urwaye cyangwa undi muntu mukuru. Nubona urwaye malaria ujye ukora kano gakoma. Ni ingenzi cyane. Nubona urwaye izo infection, n'abantu bakuru tujya tuzigira, bikora kino gikoma. Buri gihe niba ufite umurwayi ujye ukora iki gikoma iminsi 3, akinywesha imiti se, akinywe mu gitondo na nimugoroba, bizamufasha cyane. Rero uburo bugira vitamine nyinshi cyane, senda zirondora we, ntago nzi uburyo nabivugamo. Uburo nabwo bufite akamaro ko kongera amaraso. Nabwo bufasha kuri sodium, kuri potassium cyane. Bugabanya ibinure mu mubiri, bukongera, ndabyibagiwe bya bintu bifasha intuze amagufwa, potassium na calcium. Ubwo rero iyo ubukoresheje ugashyiramo ni beterave, ugashyiramo ni cocoa, umva biba byiza cyane. Ukoresha amazi inusu yonyine, 500 ml, ugashyiramo ibiyiko bibiri by'uburo. Uburo burabyimba cyane, na beterave. Tugiye kujya ku mashyiga mbere ukuntu tubikora. Tugashyiramo ni cocoa powder, ubundi tukabona igikoma, umurwayi wacu akabasha koroherwa, amaraso ye ntajye hasi cyane, kugira ngo azagaruke vuba.
murakoze. Reka rero tujye mu gikoni tubereke uko tubitegura. Hanyuma kugira ngo nteke igikoma kiraho isafuriya, nangiza nkasukamo y'amazi inusu y'amazi. Ntabwo ntegereza ko amazi abira, ahubwo mpita nshyiramo za beterave kugira ngo bibirane n'amazi. Nibimara kubira zino beterave ndaziyungurura nzikuremo, nsigarane utuzi twonyine dutukura, ubundi nkoremo igikoma. Etape par etape. Igikoma ni ingenzi cyane. Nigeze kugikora igihe kimwe ndwaje umuntu malariya, ariko ya malariya ari simusiga ku buryo nta kintu ashyiramo, icyo ashyize mu kanwa cyose akigarura. Nuko mukorera aka gakoma akanywa iminsi 3. Mva yahise abyuka arahaguruka. Sinzi irindi banga rikomeye cyane riri muri iki gikoma, ni ukuri hari biriya gusa nababwiye, kirihariye mana. Ni ukuri muzakigerageze, nta mpamvu yo kugira ngo umurwayi yicwe n'imiti. Hari ibindi byo kunywa bibiri nshaka kuzabereka mu gihe umuntu afite umurwayi urembye uri mu bitaro wabuze amaraso, atari ngombwa ko bamutera amaraso. Nzabereka solution umuntu akora, uruvange umuntu akora rutuma umuntu yongera kugarura energy vuba na proteine byose. Hanyuma hari na smoothie njya nkora nayo nziza cyane ku muntu uri kunywa antibiotique, cyane imufasha, kubera ko antibiotique umuntu ari kuzinywa zitera igifu kugira ibibazo. Buri gihe igifu iyo umuntu arangije kunywa antibiotique cyangwa ari kuzinywa, igifu kiba deranje cyane. Ku muntu urwara igifu ho azabibabwira. Umuntu urwara igifu antibiotique zimugiraho ikibazo cyane, nutakirwara gisigara cyabaye deranje, nubwo utabyumva ariko gisigara cyabaye deranje. Ubwo rero ni byiza gufata iyo smoothie igizwe n'umuneke, avoka, n'iki kintu nshyiramo yawurute, nkashyiramo yawurute ni nziza cyane. Noneho by'umwihariko yindi plain itarimo amasukari. Amasukari nayo si meza cyane ku gifu, cyane kuba wanashyizemo uwo muneke, bashyiramo n'ubuki bukeya. Ubuki ni bwiza cyane ku gifu, bugabanya acide. Ubundi mba nzayikora nzayibategurire vuba aha nayo nyibereke, kuko nawe ndumva nayimuha umwana kugira ngo imufashe. N'abana barayikunda, ntabwo ibiha. Yavoka humvikanamo uwo muneke, akavanira, yawurute, nibyo biganza cyane bigatuma ayinywa yumva nta kibazo imuteye. Iyo bibaye byiza nabwo wongeramo agashokora. Buriya shokora ni ingenzi cyane, ni ingenzi pe. Amazi we ntubashya, kanyaho akanya. Zabize, ngiye gukuraho ubundi nyungurure, noneho ngarure ari utuzi gusa, ubundi dushyiremo ifu yacu. Mfata rero y'amazi nayayunguruye ya beterave ariho ku ziko, hanyuma nkafata amazi nkashyira mu ifu y'uburo, bya biyiko bibiri by'ifu y'uburo, hanyuma nkakoroga neza, ndarindira bire nanone, hanyuma nshyiremo kano gafu. Kirafata cyane, ntuzarenze ibiyiko bibiri rwose kuko kirafata pe. Ndindire ayo mazi ya beterave abire, yari yasubiye inyuma kubera kujya kuyayungurura. Wirinda kongeramo andi mazi asanzwe, turakoresha beterave yonyine, ntabwo twashyiramo andi ku ruhande. kubera ukuntu kiba gisa, kandi nashyizemo bushyiremo na shokora. Ubwira umwana ko ugiye kumuha igikoma cya shokora, kuko beterave ntabwo iri bihumuramo, ya shokora yica impumuro ya beterave.
abantu batayikunda impumuro ya beterave, ubwo rero kubera shokora kokowa iragufasha. Hanyuma ngitekana agasukari kugira ngo kize kuba kiryoshye, akeneye imbaraga kandi isukari yongera imbaraga, rero niyo mpamvu nshyiramo n'isukari. Ikiyiko kimwe cy'isukari cyangwa bibiri biba bihagije. Kugira ngo bise bibira, yego nshyizemo isukari, kaba ari agakoma keza gafashe. Ndagabanya umuriro ntereke kibire neza gituje. Igikoma kiragarura, mana ya kigarura umuntu wendaga kugenda pe. Nzajya yageze mu gikore. Uburo ni ingenzi cyane mu kongera amaraso. Beterave nayo nuko washyiramo agakoko rero kakarwanya iyo mpumuro, kakongera proteine, kongera fibre. Mbese iki gikoma ntako gisa. Urakimuhata niyo yanywa utuyiko dutatu, hari kiba kigiyemo rwose. Hari igihe ashobora kukireba gutya akabona kirasa umutuku akavuga ati ntacyo nywa njyewe nitwa njye, ariko uragerageza nyine nk'umubyeyi, nko kumuha umuti, ukamupromisinga ibintu byinshi ugiye guhita umugurira, mana byaba na ngombwa ukabigura, ariko igikoma akakinywa pe, kuko iki gikoma kirafasha. None ukuntu uburo buhita bufata ibiko bibiri byonyine, mu nusu y'intoze, mu nusu y'amazi, nta yandi mazi bongeramo atari beterave. Niba ubona gifashe cyane ufata bya bikatsi ukabisukamo utuzi, ukaba rero twongeramo. Wirinda gushyiramo amazi asanzwe atari ya beterave. Hanyuma rero mfata ikiyiko kimwe gusa cya shokora, akaba ari cyo nshyiramo. Kandi nkahita nkoroga cyane, kuko shokora irafata kokowa. Utumva ari shokora yahatara, ariko nyine wirinda gushyiramo ikindi kiyiko kuko irasharira. Kokowa irasharira, ntabwo ari nka shokora ya yindi dusanzwe tuzi. Ariko ufite Ovaltine nayo igira amaproteine menshi, igira intungamubiri nyinshi. Nayo Ovaltine wayikoresha nayo. Ariko iki ni igikoma cya shokora, mutazanavuga ngo iki kugira ngo bakinywe nyine. Kirahumura neza, ni shokora gusa. Wow. Ndaje nkiswe mu itasi y'umweru murebe neza ukuntu kiba gisa. Undi muhoreze ngendemo gake gake, umva ndaruhuka ruka agatasi gatoya kamaze. Genda mwongoza gake nkareba ko yakinywa, ariko iyo akinywe uri safe, uvuga uti umwana noneho ntago yangwana muri ipo. Yego, igikoma cyacu kirahiye rero. Ndashaka kugisuka mu itasi ntoya y'umweru, mukareba ukuntu cyiza gisa. Ni byiza gutekana isukari, murabizi ko isukari mbisi atari nziza, niyo mpamvu twayitekanye. Ubu akinywa kabiri nyine, ngiye kumuha ikindi nkibike mu gitondo nze kugishyushya, aba ari cyo umuha. Ndaba ndi safe icyo gihe. Abona ukuntu gisa, reka nkwereka aho cyamenetse, urebe ukuntu kiba gisa. Nuko kiba gisa.
cyamenetse ngaha. Kiba kijya gusa shokora rouge bordeaux. Okay, kirasa nka rouge bordeaux. Kirahumura cyane kubera iriya koko. Irahumura cyane no kurusha andi mashokora tuzi. Ubwo rero uzagerageza ugikore testing yumva ukuntu kimeze. Fata akayiko kuko kirashyushye cyane. Agakoma keza kongera amaraso mu buryo bwihuse cyane. Ndetse karanaryoshye cyane. Kangiye kukamuhata ndebe ko akabasha. Namara kano gakanda numva ndi fier kabisa. Murakoze rero abama beza, muzakagerageza akagakoma abantu bafite abarwayi, abantu mubona umwana wabo yasubiye inyuma cyane, niyo yaba atarwaye ariko umwana asubira inyuma pe ukabibona. Gerageza ukamukorere ukamuha iminsi 3 azagaruka mu buzima neza. Murakoze rero Chef Jeannine nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane. Mukomeze mukore share, comment, subscribe zo ndabizi ko mugenda muzima muri benshi. Rero naho utaha mu kindi kiganiro cy'utaha. Ndabakunda cyane. Bye, ciao.